nizere ko umeze neza cyane, nizere ko kandi ugenda urushaho guhirwa n'ibyo ukora bya buri munsi. Ni Fyve-tvrwanda tugenda tugaruka ku makuru y'imyidagaduro, amakuru bagezweho, amakuru utasanga ahandi. Ni show business tugarukaho, amakuru tuba tukugezaho 24 hours. So guys, ngira ngo ni The Ben wongeye kugaruka cyane mu bitangazamakuru this year. Twagiye tumubona cyane, then aza gusa naho bituje, birongera bigaruka muri hitting cyangwa se trendings. Ngira ngo ni umwe mu bagabo udashobora kubura mu itangazamakuru at any cost. So The Ben ejo bundi yagize gutya asaba imbabazi witwa Bulldog, nyuma yuko witwa Bulldog agiye mu itangazamakuru kandika, then akavuga ko The Ben ngo yamuhemukiye bitewe n'uko barafitanye imishinga. The Ben ntiyabasha kuyubahiriza, urumva bisa naho bibabaza Bulldog cyane, binamutera kujya mu itangazamakuru. Ntabwo ubundi dusanzwe tuzi Bulldog agira ibintu avugaho ku muntu runaka wenda biri negative cyane, cyangwa se avuga ko wenda umuntu runaka amukoreye akantu katari keza. Ntabwo tumuzi cyane muri iyo shusho. Then ngira ngo nko mu buryo navuga bwo gusubiza cyangwa se kugira ikintu abivugaho, The Ben nawe yaje mu itangazamakuru, yakoresheje Instagram ye, nakurikirwa n'abantu benshi cyane, agira ikintu avuga kuri iki kintu. Ngira ngo nk'undi muntu wese udashobora kumva ko wenda arimo kuvugwa mu itangazamakuru atarimo kuvugwa neza, aza kugira ikintu abivugaho, avuga ko donc ntago yabyina, ntago first of all ntago nawe yabishatse, ntago yabishakaga, cyangwa se kuko n'umuntu avuga ati you know what, ntago mfite gukorana uyu muntu n'ibi bintu nk'uko abishaka cause ndi umustar. Then siko we yabivuze, ahubwo yavuze ko imishinga yarafitanye na The Ben, na Bulldog yahuriranye n'ibintu byinshi. Ngira ngo murabizi ko The Ben aba afite ibintu byinshi pe, aba afite ibintu byinshi umuntu adashobora no kuvuga ko akazi aba ari kanini cyane. So aza kuvuga ko rero ngo musaba imbabazi, amubwira ko atari ubushake bwe, yahuye n'imbogamizi nyinshi zirimo no kuba yarabangamiwe cyane, ntabashe kumubonera umwanya. Wenda abantu banabihuza n'ibyo yanavuze kwa Bruce Melody. Then ngira ngo nibwo abantu bongeye kongera kuvuga ati se The Ben dusanzwe tuzi nk'inyangamugayo, The Ben uvuga gake mu itangazamakuru, byaba byaragenze bite, byaba haba harabaye iki, ngira ngo ni kimwe mu bintu byongeye kuvugwaho cyane ni kimwe mu bintu byongeye kuvugwaho cyane. Abantu baza kuvuga ko bikwiye kuba byahinduka. Ngira ngo hari abantu benshi bongeye kuzamura igisa na saga, abantu bavuga ko ngo bitari bikwiye ko hagenda haboneka impamvu, cyane ko umusitari nka The Ben adakwiye ko kuba agaragara mu itangazamakuru asaba imbabazi cyane, nakoze ibi, sorry. Ngira ngo sinzi nyine wenda abantu turi gukoresha social media in our time, sinzi uburyo turimo gutwara social media, but first of all discipline ku muhanzi ni kimwe mu bintu bikenewe, ni kimwe mu bintu udashobora no kuvuga ngo blaming umuntu wagaragaje discipline, cause discipline ni essential, ni itangiriro ry'ubuzima, ni itangiriro umuntu aba atangiye kugira, cyane nk'umuntu w'umusitari aba hari ibintu akeneye kuba yagira kugira ngo agire icyo ageraho. So ni ibyishiro byongeye kuvugwa, abantu bavuga ko The Ben ngo yakoze ibara, yakosheje, ngo bitari bikwiye ko
yajya muri media akwiye kuba yakipinga quiet nkuko twari dusanzwe tubimuziho kera agikora akiri USA, cyane cyane ko we na Meddy bagira identity yo kuba baceceka cyane, but hari uburyo ki society yacu kwibasira especially superstar, wanditse so sometime kugira ngo unasigasire izina ryawe ukeneye kugira comment bivuga niba uri gusaba imbabazi ni ibintu bisanzwe biri easy. Ngira ngo ni ejo nibwo nabonye Prince Keys avuga ko ngo abahanzi nyarwanda biremeza cyane ugereranyije n'abandi, so muri bwa buryo bwo kurwanya kwiremeza, kwicisha bugufi, cause you are superstar ariko uracyari umuntu usanzwe, uracyari umuntu wacu, uracyari umuntu wa hafi yacu, so ukeneye ko abantu bakwisanzuraho baganira nawe bakumenya neza. Of course si byiza wenda ko ubuzima bwawe bujya hanze, ariko ukeneye ko abantu baba bamenya niba ari ikosa ryakozwe cyangwa kubabwira ati sorry, ntabwo sorry henda. So ni byinshi ngira ngo tugenda tugarukaho, byinshi tugenda tuvuga mu myidagaduro hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Fyve-tvrwanda mu kiganiro The Cruise Show, reka nkubwire ngo God bless.